Isi ya none abantu benshi babaye imbata z'abandi ndetse n'ibikoresho by'igiciro gike. Abantu bagorwa no kuba bo ubwabo, kwishimira ubuzima babayeho, kwifatira imyanzuro, kwitekerereza, kwanga cyangwa kwemera ibintu bimwe na bimwe bivuye mu mahitamo yabo. Rero kuko benshi batakaje ubushobozi, byabahinduye abacakara ba rubanda. Ese uyu mwaka urifuza kuryoherwa no kuba umuyobozi w'ubuzima bwawe, aho uvuga hoya na yego igihe cyose ubishatse? Ese urashaka kwigobotora ingoyi z'abantu umaranye imyaka myinshi, bagutwaje igitugu, bakubitsemo ubwoba bw'uko umunsi wababuze ubuzima bwawe buzahagarara? Njye mugiye kubana muri iki kiganiro ni Karambizi Charlene. Ahaye ikaze, mbifuriza n'umwaka mushya w'ibihumbi 2026. Uzababera uwo gutunganirwa kandi uzababera uwo guhirwa. Ubuzima bwa buri munsi dukoresha amagambo menshi ayoroheje n'akakaye, ariko make muri yo agira ubushobozi bwo guhindura icyerekezo cy'ubuzima, bwiza cyangwa bubi, nk'ijambo yego n'ijambo hoya. Ni amagambo magufi ariko atwaye uburemere bukomeye. Kuyavuga byoroshye nko kunywa amazi y'umugezi, ariko ingaruka zayo zirusha urutare kuremera. Aya magambo yagufungurira imiryango karundura cyangwa agafunga imiryango yakugoye gufungura. Abantu benshi babaye inshuti n'ijambo yego, barifata nk'umwana w'ikinege, batererana ijambo hoya birengagije umumaro waryo. Rubanda nyamwinshi uyu munsi bakoresha yego cyane mu kwanga kubabaza abo bakunda, inshuti, imiryango, gutinya kwangwa, kuba bonyine, kwemeza abantu bari kumwe no kugaragara nk'ibitangaza. Inshuti zagira gutya gusabe ko mujyana mu kabari cyangwa gukina game, kandi uwo munsi wari gukora siporo cyangwa kwiga ikintu gishya, maze ugende wiruka kuko udashaka kwitwa umuturage. Bazakubwira ngo tujye gukina urusimbi, ugende shisha itabona nta no kubaza umutima nama, kandi wari kuzayazigamira ibihe biri imbere. Umuntu azagusaba amafaranga wemereye kuyamuha kuko udashaka kwitwa umukene, yewe nubwo byagusaba kuguza no kujya mu madeni atagira uko angana. Kubera kugira yego ikinege, bizatuma ufata imyanzuro utari gufata, uzajya ahantu utari kujya, ukora ibintu biri butume umutima ukubyinamo, byose kuko utazi kuvuga hoya. Aya magambo yaguha agaciro cyangwa akakwambura, yagusenya burundu cyangwa akakubaka ukubakika. Uyu munsi ubuzima bw'abantu benshi bwahindutse nk'icukiro ry'inka, atari uko babuze amahirwe, atari impamvu y'uko batize, atari uko bavukiye mu miryango ikennye cyangwa badakora cyane, ahubwo nuko batamenye igihe cyo kuvuga yego n'igihe cyo kuvuga hoya. Umusaruro uraza, ariko amahitamo mabi bakora buri munsi, gupfobya ijambo yego n'ijambo hoya, bikamira umusaruro w'ibyo bakoreye byose. Ijambo yego risobanura kwemera, ariko si ukwemera gusa, risobanura kwizera, gutinyuka, gufungura umutima n'inzira, kwemera inshingano. Iyo umuntu avuze yego, aba yemeye kwinjira mu kintu gishya, aba yemeye impinduka, ingaruka zayo zose. Yego ni intangiriro, ni ijambo ritangira urugendo cyangwa ryasoza urugendo. Hari abantu benshi bageze ku nzozi zabo kubera yego imwe bavuze igihe bari bafite ubwoba, ariko bagahitamo kwizera. Na hoya bavuze ko bitabafitiye umumaro cyangwa ibitihutirwa. Uyu munsi uzarebe neza, yego ishobora guhindura uwo wari uri we wese, ikakugira uwo wagombaga kuba we. Yego ishobora kuguha ijambo mu bantu, yego ishobora kukwambura ijambo mu bantu. Si ibyo gusa kuko n'ingaruka ntizisigara, si buri yego ari nziza cyangwa igira umumaro. Hari yego zivugwa kubera igitutu washyizweho n'abantu, gutinya kwangwa, gushaka kwemerwa n'abandi, n'ibindi byinshi. Izi yego zose zigusenya bucece, zikakwimurira kubaho ubuzima bw'abandi, maze ukibakirwa uwo wahoze uri we n'uwo wifuza kuba we. Erega ntitwiyibagize yuko hari yego abantu bavuga bagamije kwereka abandi ko ari abahanga, abasirimu, ko bagendana n'igihe ndetse n'ibigezweho, ariko bagatakaza abo ubwabo, kandi ibyo ntabwo bibareba, kuko abantu benshi muri iki gihe bitaye kuko abantu babavuga no kugaragara neza. Iyo uvuga yego ku kintu kinyuranyije n'amahame yawe, ucika intege zo kurwanirira wowe mushya kandi ugufitiye umumaro.
ugatangira kwiyanga, ucika intege zo gukunda ibyawe ndetse nawe ubwawe. Yego itavuga nk'ubwenge ishobora kukwambura amahoro, igihe n'icyerekezo. Niyo mpamvu yego igomba guhabwa agaciro, ikavugwa nyuma yo gutekereza, si nyuma yo gutinya ngo barambona gute, baramfata gute, ese nibanyanga, ese nibansiga njyenyine nzabaho nte. Ijambo hoya ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni ijambo ry'abantu bakuze mu bitekerezo kuko ni ijambo risaba imbaraga. Ikindi kandi twese turabizi neza ko ntibyoroshye mu isi ishyira igitutu ku kwemera byose. Iyo umuntu avuze hoya aba avuze uti nzi icyo nshaka, nzi aho ngana, nzi aho nemera, nzi n'icyo ntemera, nzi ibyo nshaka, nzi n'ibyo ntashaka, nzi aho mva, nzi n'aho ndi kujya, nzi imbaraga bizantwara n'ibitambo bizansaba. Hoya irinda umuntu gukoreshwa nabi, gupfusha ubusa impano n'igihe bye, no kwinjira mu byemezo byamusaba gusubira inyuma. Ikindi kandi nubwo hoya ari ingenzi, nayo igomba gukoreshwa neza. Hari abantu batabarika bavuga hoya kubera gutinya gutsindwa, kandi mu by'ukuri batigeze bagerageza, kutizera ubushobozi bwabo n'ibikomere byo mu gihe cyashize. Iyo hoya ivuye mu bwoba aho kuva mu bwenge, ihinduka igifungo. Ishobora kukubuza amahirwe wagombaga kwakira mu gihe cyose uhora wumva nta kintu wakora neza ngo gishimwe. Bityo rero hoya igomba kuva mu kwimenya, si mu kwihisha. Mu gihe usabwa ikintu gihabanyije n'amahame ugenderaho n'umutuzo wawe w'ako kanya cyangwa w'ahazaza, kuvuga hoya uba wikijije imiba y'ibibazo yari kuzaza iherekeje icyo cyemezo wafashe. Ni wowe mugenga w'ubuzima bwawe, ni wowe uhitamo uko utwara ubuzima bwawe naho ubutwara. Ni wowe muntu wenyine uzi ibyakugirira umumaro n'ibyakwicisha. Uyu munsi ndagira ngo utekereze neza. Iyo uhisemo nabi, ingaruka zose ni wowe zizaho. Ntabwo ari abantu wemereye gutamba iby'umumaro byawe ku bwabo. Numara kumenya agaciro ko kuvuga hoya ntacyo wikanga, ugahakanira abantu bashaka kugukoresha bitazigera bikugirira inyungu n'imwe, uzumva uburyo uzamera nk'imfungwa ifunguwe. Reka nkwibarize kino kibazo: ese uyu munsi uri guhangana n'izihe ngaruka watewe no kwemera ibikugoye, kubera kudashaka kubatenguha, gushaka kubashimisha, gukomeza gukundwa, guhabwa umwanya n'ijambo muri abo bantu? Ese uyu munsi abagushoye bakaguhatiriza kuvuga yego utatekerejeho, bari kugufasha guhangana n'ingaruka zayo? Ese iyo wicaye ntuba wumva uboshye, ubihirwe n'ubuzima, wiyanze, nta kintu na kimwe kikuvaho ukunze, mbese wikuyeho amaboko burundu? Ibi byose uyu munsi wabyiyambura. Iyo ngohi yo gukorera ku byifuzo, inzozi n'amarangamutima, utaretse n'ibyemezo by'abandi, wayigobotora. Uyu munsi tekereza uwo wahoze uri we, uwo uri we uyu munsi, n'uburetwa imitekerereze y'abandi gukoresha, utekereze n'aho wifuza kugera. Aho heza nushaka kuhagera, hari ibitambo ugomba kwishyura n'imyanzuro ikakaye ugomba gufata, kandi ukabikora nta gusubira inyuma. Aha harimo gushyira urukuta rw'amatoni hagati yawe n'umuntu uwo ari we wese utubaha ijambo yego na hoya byawe. Uzihanganira kubura abantu bamwe na bamwe, kuko abenshi uzasanga ari ingwizamurongo warubanye nazo. Uzatangira kubaho wenyine, rwa rusaku rwabaga rugukikije rw'inshuti ruzashira. Nimero zaguhamagaraga zizagabanuka, ingendo zawe zizagabanuka, atansiyo wahabwaga no kuba ukoreshwa kurusha uko wikoresha nayo izayoyokana nabo. Mu minsi ya mbere uzumva ubuzima bubishye, wumve wasubira aho wahoze. Uzatangira kwibaza uti ese maze iki muri iyi si? Irungu rizakuzonga umutima, inzibutso za kera zitangire zikugaruke mu mutwe ubudasiba. Uzatangira gukumbura no gusazwa n'ibihe bya kera, ubone warasigaye mu iterambere. Uzaba umeze nk'umurwayi uri gufata imiti ikomeye, uko yinjira mu mubiri niko acika intege, yewe rimwe akagaragara nk'uwarembye kurushaho. Nyamara icyo gihe umuti uba uri gukora akazi kawo. Uko uwo murwayi yabihirwa n'iyo miti kose, ntabwo yemerewe kuyihagarika itarangiye. Nawe muri urwo rugendo rugushaririye nk'umubirizi, ntabwo ugomba kureba inyuma. Ujya wicara utekereza uti ese ninguma hano nicaye, nyuma y'imyaka 5 iri imbere nzishimira icyemezo nafashe? Aha niho gutsinda no gutsindwa byawe biri, niho kwicuza biri, niho habitse ikimwaro n'ishema, niho habitse agahinda k'ibihe byose n'ibyishimo.
kandi wibuke ko akanyamasyo k'intege nke kadafite rifuti cyangwa kugaheka, yewe mu rugendo kaba ari konyine ntawe kukabwira uti hangane uzagerayo, ariko ntibikabuza kugera kure kandi kure cyane, kuko kaba karavuze ho yimwe yo kudacika intege no gusubira inyuma katitaye ku ntege nke gafite. Uyu munsi amahirwe yo kubohoka, ujye uvuga hoya mu gihe ibintu utabishoboye, kandi uvuge yego watekerejeho neza. Jya uvuga hoya ikurinda rwaserera, yaba iy'imbere muri wowe na yego ikuzanira amahoro. Ntarirarenga hamwe uhangane n'ingaruka zo gukoresha hoya na yego byawe nabi. Ibyiza biri imbere kandi dukora amakosa nyuma tukayigeraho. Iyo uzi gukoresha yego na hoya byawe neza, ubona igihe cyo kwita ku bantu kunda cyane kandi nawe utiyibagiwe. Si amagambo menshi ahindura ubuzima, ahubwo ni amagambo make avuzwe mu gihe gikwiye. Njye mwabanaga muri iki kiganiro ni Karambizi Uwiragiye Charlene.